guhaye ikaze we wafunguye kuri Aldo TV Rwanda. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Dizo. Iyi ni Aldo TV show. Bahaye ikaze, reka twinjire mu isi y'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu mwaka wa 2020 nibwo twatangiye kumva abana babiri b'abakobwa. Abana baje baririmba injyana ya gospel cyangwa se indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Aba ni Vestine na Dorcas. Aba baje ari abana babiri bakora nk'itsinda mu 2020 ubwo hari indirimbo zabo ziri trend nk'indirimbo bakoze yitwa Papa. Nyuma yo gukomeza kuvugwa ndetse no gukomeza kuba hit mu Rwanda, indirimbo zabo zikaba ari trend, haje kwibazwa niba baba ari itsinda cyangwa se baba bavukana. Baza gusanga mu buzima busanzwe bavukana. Muri make umwe ni mukuru wundi, undi akaba murumuna wundi. Ibi ntago ari byo tugiye gutindaho cyane kuko aba bana nyuma yo kuba baje mu muziki baje bazanywe n'umugabo manager wabo cyangwa se ubahagarariye ariwe Erene muri Ndahabi, usanzwe n'ubundi managinga abahanzi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko mu ruganda rw'umuziki. Uyu akazakora nako gushora ibiceri cyangwa kumena amafaranga mu bahanzi kugira ngo ibikorwa byabo bitere imbere ndetse bamenyekane. Mu buzima busanzwe uyu mugabo ni umunyamakuru, akoresha ibiganiro abandi bahanzi ndetse n'abandi bakora ibintu bitandukanye. Aba ni abahanzikazi batangiye umuziki bandikirwa indirimbo n'uwo bita Bose, umuhanzi nyarwanda nawe n'ubundi usanzwe ukora umwuga w'ubuhanzi, ukora umuziki ndetse akaba n'umwanditsi w'indirimbo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi ntabwo ari byo tugiye gutindaho cyane, reka twitindire kuri aba bana bombi, Vestine na Dorcas. Aba ni abana b'abakobwa bakomoka mu karere ka Musanze, bakaba bavukana bombi ku babyeyi bamwe. Aba baje gukomereza umuziki wabo mu mujyi wa Kigali ndetse hafi ya manager wabo kuko bari abanyeshuri basubizwa mu ishuri bakora umuziki wabo ariko bamiga ari abanyeshuri. Aba bakomeje gukora umuziki wabo banawufatanya n'amasomo kandi ntibahwemye kuduha imiziki myiza ndetse no kuduha indirimbo nziza zo kuramya no guhimbaza Imana. Abakobwa babiri baje mu Rwanda bagateza saga kubera ko kubatandukanya byaje kuba ari ikibazo. Kumenya gutandukanya Vestine na Dorcas byabanje kuba urujijo, ariko ubu ndakeka byaramaze gusobanuka. Niba tutibeshye, Vestine na Dorcas bamaze imyaka 4 bakora umuziki hano mu Rwanda. Bivuze ngo bamaze imyaka 4 baduha imiziki yabo, natwe tudahwema kubabera abafana beza dukomeza gukurikira ibihangano byabo. Kuri ubu imihanda yose yabaye umwe muri aba bakobwa bombi, Ishimwe Vestine. Nyuma yuko wacicikanya amafoto muri anniversaire y'umwe muri aba bakobwa, uyu Vestine ari kumwe na Idris utari umunyarwanda, muri make w'umudiaspora, bitangira kugenda bivugwa ko ashobora kuba ari umukunzi we, hanze. Tukakomeza kubigira imikino. Nyuma yo kuduha ibimenyetso simusiga ndetse no guca inkuru, uyu Vestine, Ishimwe ndetse na Idris basezeranye imbere y'amategeko. Muri make barahiye indahiro yo kuba umugore undi akaba umugabo wundi byemewe n'amategeko. Njyewe Ishimwe Vestine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato wowe Odlaogo Edrisa umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Kuri ubu ibitangazamakuru byose nta kindi biri kuvugaho, biri kwivugira ku nkuru y'uyu mukobwa. Umuhango wo gusezeranya aba bombi wabereye mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Gasabo. Gusa reka twivugire ku dushya twabereye muri ibi birori, nko kuba nta muntu wari wemerewe gufata amashusho muri ibi birori. Ibi twabyita ngo iki, reka tuvuge ko bashatse guhisha amakuru ariko bikarangira n'ubundi amenyekanye. Hatangiye gukoresha video zacicikanye ari nazo zirimo zirakoreshwa cyane video zafashwe na kamera yo muri sale yabereyemo gusezerana kw'aba bombi. Uyu Vestine washakanye n'umugabo w'imyaka 42 ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, bivuze ngo ntago ari umunyarwanda, ni umudiaspora. Na Aldo TV Rwanda nk'uko tudahwema kubarebera ndetse no kubamenyera amakuru yose, dore uko byari byifashe ubwo barimo basezerana mu murenge, video yose y'ubukwe. Birumvikana neza.
hari ufite impamvu zatuma udashyingira abageni? Ubwo ndabaza abo dufatanije gushyingira abageni, hari ufite impamvu zatuma utabashyingira? Ntawe. Ni byiza cyane. Niba ntawe rero tugiye mu mwanya mwiza, tugiye kwakira abageni, twibutsa yuko urahira wese uzamura akaboko k'iburyo, hanyuma dufite indahiro yabugenewe, niyo gifite tubasaba, ntabwo ari ugufata ahubwo ni amaki. Moi, je dois dire ça après les tirs faits à moi, les devoirs imposés par la loi à chacun des épouses. J'accepte sans contrainte et te prends toi, dissimulé Vestine, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Njyewe ishimwe Vestine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Odlaogo Edrissa umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije ko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ateganya. Murakoze cyane ko atagushimiye se ubwo koko birangira gutyo. Mufata akaboko hanyuma umanuke mbere. Yewe abuze gashari umwanditsi w'irangamimerere mu pasi umurenge wa Kinyinya maze kumva amasezerano y'ishyingirwa hagati ya Odlaogo Edrissa amasezerano akorera ubutegetsi bwa leta ndetse n'abahagarariye imiryango yabo ishingiye ku bubasha bahabwa n'amategeko ishyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya. Dutangaze ku mugaragaro ko bashyingiranwe bari ingaragu none ubu ni bwana na madamu. Je vous déclare mari et femme. Reka tubifurize kuzagira ibihe byiza, tubifurize kuzagira umuryango mwiza, tubifurize kuzagira urugo rushoboye, urugo rukomeye, tubifurize kuzagira abahungu n'abakobwa ndetse tunabifurize kuzagira ibintu byiza by'ubukwe kandi rero uhurije hano ukaba uhumuje byiza ndetse mukomereze aho mwateguye Imana.
reka twese nka Aldo TV Rwanda twishimire ndetse tunifurize urugo ruhire aba bombi ari Vestine n'uyu Idris. Nge mwabanye muri iki kiganiro ni Dizo. Nshimiye wafunguye kuri Aldo TV Rwanda. Iki kiganiro ni Aldo TV Show. Tubararikiye gukanda subscribe, kanda like, share and comment mukatubwira uko ibiganiro biba bimeze. Turabashimiye kandi tubararikiye kuri iki biganiro byacu by'ubutaha. Turabakunda cyane.